Bene data aho muhereye hose tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko bisanzwe akaba ari mwene so Pasiteri Theoneste Murihanurwa kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana dushyize ku mutima kuri uyu munsi. Uyu munsi nkaba ngira ngo tuganire amagambo akomeye cyane afite insanganyamatsiko ivuga ngo imigisha izanwa no kunesha ibigeragezo. Imigisha y'Imana izanwa no kunesha ibigeragezo. Bavandimwe, abantu bose bashaka kuba abanyamugisha kandi koko ntawe utabyifuza, ariko ntabwo ari bose bemera kunyura mu nzira zibonerwamo imigisha y'Imana. Bibiliya itubwira ko hari imigisha y'Imana idashobora kugerwaho utabanje guca mu bigeragezo. Mbere na mbere turibaza tuse umugisha ubundi ni iki? Mu buryo bwimbitse umugisha si amafaranga gusa, si inzu, si imodoka, si ubuzima bworoshye nk'uko abantu muri rusange bakunda kubitekereza. Abantu bakunda kureba imigisha bakayivunja mu bintu bigaragara gusa by'amafaranga, by'amazu, ibintu biri materiyeri. Nibyo abantu akenshi bakunze kwita ko ari imigisha, ariko imigisha ntabwo igihe cyose ari iyo ngiyo, kuko hari imigisha ikomeye iruta amafaranga, imigisha ikomeye iruta amazu, kuko hari abantu benshi bagira amazu batayaryamamo, abantu bagira amamodokari batagendamo bishimye, hari abantu bafite amafaranga bahangayitse mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Hanyuma noneho umugisha nyakuri, iyo tuvuze umugisha nyakuri utangwa n'ijambo ry'Imana, umugisha uturuka ku Mana, icya mbere ni umugisha wa mbere ni ukwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana, uwo ni umugisha wa mbere. Imana ikakwemera, Imana ikaguhamiriza. Imana nk'uko yahamirije Yobu, murabyibuka igihe Bibiliya itubwira ko ubwo abana b'Imana bajyaga gushengerera, Satani ntabwo yajyanye nabo. Imana ngo iramubaza ngo uvuye ati mvuye kuzerera isi. Iramubaza iti ese wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyubaha? Imana yemeraga Yobu, ni nayo mpamvu yamwirataga, yamutangagaho urugero. Icya kabiri, ubufasha bw'Imana mu buzima bwawe. Umugisha ni ubufasha bw'Imana mu buzima bwawe. Kuko hari igihe abantu bibeshya bakabona abantu bafite amafaranga, kandi ayo mafaranga barayakomoye mu bugizi bwa nabi. Abantu batunze ibintu bya mirenge, barabikomoye mu kwambura abandi, barabikomoye mu kwica abandi, barabikomoye mu bujura cyangwa kunyaga. Ariko ubufasha bw'Imana mu buzima bwawe, ibintu bivuye ku Mana, nibyo bizana umugisha. Ibintu bivuye mu maboko yawe, ibyo wakoreye, Imana ikaguha umugisha mu byo wakoreye, nibyo bizana umugisha, nibyo bizana amahoro, nibyo bizana ibyishimo, umuntu akabaho amerewe neza. Ubwo rero urumva ko umugisha si byinshi, ahubwo umugisha nibyo utunze byaravuye mu maboko yawe. Imana yarawuhaye umugisha amaboko yawe cyangwa se ibitekerezo byawe, hanyuma ibyo ngibyo ufite ukabibamo uko bingana kose, ariko ufite umudendezo, ufite umunezero, ntacyo wikanga, utabona umuntu ngo wikange uriya ni mwene naka, nahemukiye umuryango we, nahemukiye bene wabo. Uwo ntabwo ari umugisha. Icya kabiri ni ugushyirwa hejuru mu buryo butagaragara. Hari uburyo navuze ko umugisha uturuka ku Mana igihe cyose twebwe abantu bakunda kuwupimira cyangwa se kuwushyira ku munzane w'ibigaragara.
ariko Imana ifite uburyo ijya izamura abantu mu buryo butagaragara, ikabahesha icyubahiro, ikabahesha umugisha, ikabaha amahoro, ikabaha urubyaro, ikabaha abantu bakagira umugisha mu by'ukuri, mu buryo bw'umutima, mu buryo abantu babaho ubuzima bubohotse, uburyo abantu babaho ubuzima bw'umudendezo. Nk'uko nabibabwiye, hari abantu benshi babaho mu buzima bw'ububata, abantu benshi babaho mu buzima bw'akaga, ubuzima bw'ibibazo, ukabona abantu batunze, ukabona abantu bafite byinshi, ariko ari indushyi, ari abo kubabarirwa, ari ingorwa, bari muri gereza, bari mu buroko, kuko bafite ibintu byabagize ububata, byabagize imbata. Ariko ntabwo Bibiliya itwemerera kubatwa n'ibyo dutunze cyangwa ibyo dufite, ahubwo Bibiliya itwemerera gutunga ibintu bifite bivuye mu migisha y'Imana, bivuye mu maboko yacu, bitaduhindura kuba imbata z'iby'isi. Icya kabiri ni ukuba Imana iri mu ruhande rwawe. Uwo ni umugisha ukomeye cyane. Kuba Imana iri mu ruhande rwawe biguha garanti kurusha uko amafaranga yaguha garanti y'ubuzima, yaguha assurance y'ubuzima. Kuba Imana iri mu ruhande rwawe biguha garanti kurusha uko abasekirite cyangwa se ibindi bintu byose byo bita mesure de sécurité wakoresha, wagira gute. Ibyo byose Imana itari mu ruhande rwawe ntabwo bishobora gukora, ntabwo byaguhesha amahoro, ntabwo byaguhesha kubaho wishimye, ntibyaguhesha umutekano wo mu mutima, kuko burya umutekano wo mu mutima ni ikintu cyangombwa cyane. Abantu bashobora kugira umutekano ugaragara, bakaba rwose nta kibazo gihari mu buryo bugaragara, ariko mu nzu bataryama ngo basinzire, kuko umutekano nyawo uturuka mu mutima igihe umuntu afite amahoro. Hanyuma icya kabiri, biravuga ngo umugisha uturuka he? Bibiliya ivuga ko impano nziza yose n'ituro ritunganye byose biva hejuru, bimanuka biva kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Umugisha uturuka ku Mana, ariko hari ikintu gitangaje, hari imigisha iva mu kunesha ibigeragezo. Bene data, imigisha yose ituruka ku Mana. Imigisha, ibindi byose bidaturuka ku Mana, ntubimbwire uko byaba bingana kose, biba ari umuvumo, biba ari umuruho, biba ari akaga, biba ari ingorane gusa. Nubwo abantu babona nyine nk'uko nabivuze, abantu bamerewe neza, ariko iyo bitavuye ku Mana mu nzira nziza zitunganye, ibyo ufite bikubera umuvumo, ibyo ufite bikubera akaga. Imana idufashe, abantu bakubona ko uri bosi wahiriwe, umeze neza, ariko iyo bitavuye ku Mana, ibyo ufite byose biba ari ubusa, biba ari umuruho. Hanyuma reka twinjire mu ijambo noneho mu buryo bwimbitse, turebe ibintu bitanu bituma umuntu ahinduka umunyamugisha abinyujije mu kunesha ibigeragezo. Icya mbere, ibigeragezo bitunganya umutima wawe. Ibigeragezo ntabwo tubikunda, ntitubyifuza, kuko umuntu abirimo aba ahangayitse. Ibigeragezo iyo umuntu abirimo aba ahangayitse. Kandi ibigeragezo mu yandi magambo ni ibyago, ni amakuba aza ku muntu atayizanye, atayiterereye, cyangwa se atagize uruhare. Uretse ko hari n'ibishobora kuza wenda umuntu yabigizemo uruhare, ariko ibyinshi biza biturutse ku bandi bantu, kubo mubana mu nzu, kubo mukorana, kubo mubana muri sosiyete. Bashobora kuba intandaro yo kugeragezwa. Noneho ibigerageze rero, nubwo biba bikugezeho, ariko hari impamvu Imana iba yemeye ko bikugeraho, hari igitumye Imana iba ishaka ko bikugeraho. Icya mbere, ku muntu w'Imana byavuze ngo ibigeragezo bitunganya umutima wawe. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugeragezwa ko kwizera kwanyu
gutera kwihangana. Icyo ni impamvu ya mbere. Kugeragezwa ko kwizera, igituma ugeragezwa nuko wizera, hageragezwa kwizera kurimo kugira ngo mube abatunganijwe rwose. Imana ishimwe cyane, kugira ngo mube abatunganijwe rwose. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma ugeragezwa, ni ukugira ngo ugaragare utunganye imbere y'Imana, ugaragare utunganye imbere y'abantu, abantu bagutangira ubuhamya, abantu bavuga ati kanaka kuko ni umuntu w'Imana, kanaka ni umukozi w'Imana. Nuko hagomba kubanza kuza umuriro, hagomba kubanza kuza ibigeragezo, hagomba kubanza kuza intambara zikakubyukira aho zaturuka hose, ariko zikakujegeza, zikakumvisha kugira ngo uboneke koko utunganye, kandi kugira ngo ube utunganijwe rwose, ushyitse, uri umuntu ushyitse, ubasha kuvugaragaza ko uzi Imana koko. Ibigeragezo, ikintu cya mbere kugira ngo utungane, bikuvanamo ubwibone. Ikintu cya mbere ikigeragezo kikuvanamo ni ukwibona. Hari abantu bashobora kwibona akavuga ati ngiye mva mu muryango ukomeye, njyewe wacu n'abantu batangaje, dufite uburyo bwo kubaho, narize, mfite ibintu bimeze gutyo, akishyira hejuru. Ariko Imana ishobora gukoresha cyangwa se kwemera ko ugeragezwa, ukanyura mu bukene, ukanyura mu ngorane, ukanyura mu buzima bukakaye kandi atari bwavukiyemo, kugira ngo ubwibone bukuvemo, noneho ugaragare koko kutunganijwe rwose. Icya kabiri, ibigeragezo bishobora gutuma bikwigisha ni ukwiringira abantu. Ibigeragezo bishobora kuza, Imana ikemera ko bikugeraho, kugira ngo Imana ikwigishe kudakwiye kwiringira abantu. Hari abantu biringira imiryango yabo, nari maze kubivuga, biringira inshuti zabo, biringira abavandimwe babo, wamara no gukizwa babantu bakakubera nk'ikigirwamana, aho kwiringira Imana, aho gutegereza Imana, aho gushaka Imana, aho ugahora wumva ababyeyi bawe, inshuti zawe, ukumva mbese ari nk'ikigirwamana. Nta mpamvu yo gusenga, nta mpamvu yo kubaza Imana. Reka data, mfite banko, mfite ba anti bazamfasha, bazampesha akazi. Ariko iyo umuntu w'Imana, Imana ibishaka kukwigisha neza yuko ariyo igufite mu biganza byayo, ariyo ukesha ubuzima bwose, ariyo ukesha kubaho kose, igatuma Imana yakwemera kugeragezwa, kugira ngo uvane amaso ku bantu. Icya kabiri ni uburangare. Umuntu ashobora no kugira uburangare. Hari abantu babaho barangara, batagira ibyo bitaho. Imana ikemera kunyura mu bigeragezo kugira ngo umenye kubaho mu bihe runaka, umenye abantu ko bateye, ko atari beza, wirinde uburangare. Ibyo nabyo birashoboka. Iyo utanyuze mu muriro, ntumenya intege nke zawe. Ariko iyo unyuze mu muriro, umutima wawe uratunganywa. Imana idufashe cyane. Umuntu watsinze ibigeragezo aba afite umutima woroheje, ucishije bugufi, mbese wiyeguriye Imana koko by'ukuri. Kandi umuntu ufite umuntu utunganye aba ari umunyamugisha. Icya kabiri, ibigeragezo byongera kwizera kwawe. Ibigeragezo biza bifite intego eshanu tumaze kuvuga iya mbere n'iya kabiri. Ni nyinshi ariko turavugamo eshanu gusa. Impamvu ya mbere rero, impamvu ya kabiri tugezeho, nuko ibigeragezo byongera kwizera kwawe. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza kwa 7 aravuga ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri kuruta izahabu igeragezwa mu muriro. Muribuka ko Petero, urwandiko Petero yanditse, yarwandikiye abakristo bari mu gihe cy'akarengane katerwaga n'abami b'Abaroma. Hanyuma arabandikira iyo bari baratataniye mu bihugu byo muri Aziya yo hagati, Aziya ntoya. Arabandikira
arababwira ati nubwo murimo mugeragezwa ariko mumenye ko kugeragezwa kwizera kwanyu ni ukugira ngo kugaragare ko ari ukukuri, kugira ngo mugaragaze ko kwizera kwanyu ari ukukuri, ko mufite ibyo mwizera by'ukuri kandi mwabasha no gupfira, mubigaragaze ko atari ibintu by'inzaduka, ko ari ibintu mwizera koko, ko ari ibintu muhagazeho, ko ari ibintu mwemera koko, ari ibintu by'ukuri. Niyo mpamvu murimo mugeragezwa, kandi ati kugeragezwa kwanyu kugira ngo kurute uko izahabu igeragezwa n'umuriro, kuko izahabu kugira ngo igaragare ko ifite karite ya zahabu koko bayinyuza mu muriro kugira ngo igaragare ko ifite karite koko ya zahabu by'ukuri. No kwizera kwa gikristo kugira ngo kugaragare koko ari ukwizera kwa gikristo, atari ibindi bintu bindi, kuko hari ibindi bintu bishobora gutuma abantu bahamya Imana, bavuga Imana, bavuga ko bakorera Imana, bakagira uko bagaragara, ariko kwizera k'ukuri kugira ngo kugaragare ko ari ukukuri koko ugomba kunyuzwa mu muriro, nk'uko Petero abivuga hano mu rwandiko rwe rwa mbere. Hanyuma zahabu iba zahabu kuko iyo bayipimishije umuriro, ni nako kwizera kuba kwizera koko kuko kwanyuze mu muriro. Hanyuma hari ukwizera kuvuga, hari ukwizera kugaragara mu rusengero cyangwa ntugaragaza mu rusengero cyangwa mu madini runaka. Hari ukwizera kuvuga cyangwa se kubaho kubera ko abantu bari mu mahoro. Hari ukwizera kuvuga cyangwa se kugaragara iyo abantu bari mu mibabaro. Hari no kwizera kugaragara iyo abantu bari mu bikene. Hari no kwizera iyo abantu bahemukiwe cyangwa se bahuye n'ibibazo. Ni ukuvuga ngo hari ukwizera abantu bose bashobora kugira, kwa mbere ko ku cyumweru, ko abantu bose bagaragara ko bajya mu nsengero, ko abantu bose bagaragara ko bashobora gusenga, ko abantu bose babatijwe, ko abantu bose bavuga Imana. Uko ni ukwizera kumwe. Hari no kwizera ko mu mahoro, ko abantu batarenganywa, ko ibintu bigenda neza, ko bizinesi imeze neza, ko akazi kameze neza, ko umuryango ukumva cyangwa inshuti. Uko ni ukwizera abantu bose bashobora kugira, ariko uko kwizera gutandukanywe no kwizera iyo hari imibabaro, no kwizera umuntu agira iyo hari ubukene, no kwizera iyo umuntu yahemukiwe, iyo umuntu ari mu makuba, iyo umuntu ari mu bibazo. Uko kwizera niko kukuri, nibwo kugaragara koko kukaboneka ko ari ukwizera nyakuri, ukwizera gutunganye, ukwizera kuvuye ku Mana. Hanyuma nk'uko tumaze kubibona, ndagira ngo hariho imigisha y'ako kanya, ariko hakabaho n'imigisha. Imigisha y'ako kanya ni ukuvuga gukomera, ni ukuvuga gukura mu mwuka, ariko hari n'imigisha y'iteka. Imigisha y'iteka Bibiliya yatubwiye ngo ni amakamba y'ubugingo. Amakamba y'ubugingo. Imana ntiyumva cyangwa ngo irebe imibabaro yawe nyuma ngo iyibagirwe. Oya, hari umunsi uzahabwa icyubahiro. Icyo ni icya mbere. Hari umunsi uzashimirwa. Bibiliya itubwira yuko igihe kizagera abizera, abihanganiye ibigeragezo, ngo bambikwe amakamba y'ubugingo, amakamba atangirika, kandi bahabwe icyubahiro. Kurya abigishwa babajije Yesu, barambwira ko twasize ibyacu tukagukurikira, mbese twebwe bizagenda gute? Arababwira ati abantu basize ibyabo bakankurikira bazabyongererwa inshuro 100, kandi kigeretse kuri ibyo bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Hari ubugingo buhoraho buzakurikira ibyo abantu bashobora kubona bya hano mu isi. Nubwo abantu mu isi iyo batabonye ibigaragara cyangwa ibifatika bumva nta migisha babonye, ariko Imana yasezeranije imigisha hano mu isi,
ariko imigisha iruta iyindi yose ni ubugingo buhoraho, ni ubugingo bw'iteka ryose. Kuko imigisha ya hano mu isi iraza ikagera ku bantu, ariko igihe kikagera nayo ikababera ibibazo. Se mwari muzi ko imigisha ni ibibazo? Imigisha yo mu isi nayo ihinduka ibibazo, ihinduka intambara. Ubona amafaranga menshi wari ukennye, ukagera naho ukajya muri insekirite. Ugira abana nabo ukajya muri insekirite. Ugira ubutunzi nabwo bukagutera ibibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Imigisha nayo ni izana ibibazo, ariko umugisha utazazana ibibazo ni imigisha y'iteka ryose, ni imigisha yo mu bwami bwa Data. Icya kabiri ni ugushimirwa. Bibiliya itubwira yuko bazashimirwa, tuzashimirwa. Muvuge ngo nimuze kuko mwakiranutse muri bikeya, ngo mwegurirwe ibyinshi, muhabwe ibitangirika. Abantu bazashimirwa, abakijijwe, abihanganye, abakomeye mu byo kwizera bazashimirwa. Icya kabiri biratubwira ngo bazahabwa ibihembo by'iteka ryose. Bibiliya itubwira ko ibihembo bya hano mu isi, amakamba ya hano mu isi, nk'uko Pawulo yabyanditse, abantu birukankira amakamba yangirika, amakamba ashobora kwibwa, amakamba ashobora gusaza, ariko igihe kizagera abizera, abahamije Imana, nubwo barazize kwizera bakazira guhamya, hari n'abazize guhamya, ariko icyo gihe bazazukira ubugingo bw'iteka, bazazukira guhabwa icyubahiro gikomeye. Mu gihe abatizera, bapfuye batizera, birivuga ngo bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Nimwibaze gusuzugurwa, kubaho mu buzima bwo gusuzugurwa iteka ryose. Mwibaze kubaho mu buzima bwo gusuzugurwa iteka ryose. Abakijijwe bo bazazukira kubahwa, guhabwa icyubahiro iteka ryose. Dusoza bavandimwe, ibigeragezo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwa hano mu isi, ahubwo ni inzira iganisha ku rwego rushya, cyangwa se kugera kuri level nshya yo mu buzima bwawe, yo mu mibereho yawe. Umenye ko nimba uyu munsi mugeragezwa, Imana iraguteganyiriza cyangwa iragutunganiriza ejo hazaza, ejo h'umugisha, ejo h'ibyishimo, ejo h'umunezero. Uhategereze, kandi uhategereze wihanganye. Hanyuma nta muntu uba umunyamugisha atanyuze mu muriro. Muribuka ba Daniyeli, basadura kuko byabagendekeye. Bibiliya iduha ingero nyinshi z'abantu benshi cyane. Muribuka ba Yosefu, kugira ngo bajye gutegeka mu Misiri, banyuze mu magereza. Ba Daniyeli banyuze mu miriro, banyura bagaburirwa, bahabwa intare, bagirwa gute, ariko Imana irimo igenda ibategurira ejo heza, ejo hatunganye, ejo h'umugisha, ejo h'icyubahiro, ejo ho gucirwa bugufi. Uyu munsi ushobora kuba barimo abantu baguhekenyera amenyo, bakugirira nabi, bagutoteza, ariko umenye yuko ejo hawe ni heza nimba wubaha Imana, nimba ukiranuka no mu bibazo, no mu kaga, no mu ntambara. Umenye ko ejo ari heza, ejo hawe haratunganye. Icya kabiri nuko nta muntu ushobora kuba umunyamugisha atanyuze mu guhangana, atanyuze mu ntambara, atanyuze mu marira, atanyuze mu bibazo. Ntushobora kuba umunyamugisha utanyuze mu kwihangana. Ugomba kwihangana nk'uko no mu isi, kugira ngo ube umunyamugisha mu buryo busanzwe, mu buryo materiyeri. Ugomba kwihangana, ugakoresha ubwenge bwawe n'amaboko yawe, ugakoresha ibitekerezo byawe. Ndagira nkubwire, nta mugisha unyura mu nzira zirukanse. Inzira za shortcut zose ntabwo zishobora kuzana umugisha. Umugisha w'Imana
unyura mu kwiyuha icyuya, unyura mu gukoresha amaboko yawe, unyura mu gukiranuka. Umugisha w'Imana uturuka mu gukiranuka no kubaha Imana, no gutegereza ko Imana igihe kizagera ikakuzamura. Ariko iyo wiciriye inzira, iyo unyuze mu nzira zidakwiye, ntabwo ushobora guhura n'umugisha w'Imana. Imana ibaho umugisha. Turarangije, ariko ndagira ngo dusenge kandi wibuke ko ibigeragezo bikuzaho mu buzima atari uko Imana ikwanga, ahubwo ari ukugira ngo Imana ikuze kwizera kwawe. Imana nicyo cya mbere. Icya kabiri, Imana ikuze inararibonye muri wowe, uba umuntu uri macuwa mu buryo bw'umwuka, ushobora kumenya ibihe ukabigenzura, ukamenya ngo ubwo ibintu bimeze gutya ejo bizagenda gute, bizagenda gutya, kuko wanyuze mu bigeragezo. Mbese mu yandi magambo, ibigeragezo ni ishuri. Icya gatatu twavuze, bitwegereza Imana. Iyo turi mu bigeragezo twegera Imana cyane, kandi iyo twegereye Imana, Imana iratwegera. Ikindi cya gatatu, cya kane twavuze, ariko cya nyuma twavuze ngo ibigeragezo bituma twegera Imana, icyo cya kane. Hanyuma icya gatanu, ibigeragezo bizaduhesha ikamba ritangirika. Ikamba ritangirika. Aho ngaho rero niho tuzatandukana cyane n'abakoreye iby'isi, kubera ko abakoreye iby'isi, nibyo Pawulo yanditse, bashobora kubona amakamba yangirika, amakamba azarangirana n'ubu buzima. Ariko abizera Imana, abakorera Imana, abakunda Imana, Imana izabaha umugisha muri ubu buzima, kandi kigeretse no kuri ibyo bazahabwa n'amakamba atangirika kuri wa munsi ubwo abera bazazuka, bazazukira icyubahiro, bazazukira guhabwa icyubahiro, mu gihe abatizera bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Tugiye gusenga Imana. Imana igufashe. Ushobora kuba uri mu geragezwa, ushobora kuba uri mu ntambara, ushobora kuba uri mu makuba, ushobora kuba uri mu ngorane, uri mu geragezwa. Ndagira nkubwire, Imana yampaye ubutumwa bwawe, wihangane kandi ukomere. Nyuma yabyo Imana ikubikiye ibyiza nyuma y'ibyo ngibyo. Mana, turagushima muri aka kanya kubw'ijambo ryo tumaze kumva. Dusengeye abantu bose bumvishije ijambo, kugira ngo ribahindukire umucyo ubasha kumurika aho umwijima uri, kandi basobanukirwe impamvu barimo bahura n'ibibagerageza, ko ari ukugira ngo kwizera kwabo gukure, ko ari ukugira ngo bashobore kukwegera, ko ari ukugira ngo bagire inararibonye mu buzima bwabo, ko ari ukugira ngo ndetse bashobore kugera ku migisha yawe ikwiriye, kandi atari iyo muri ubu buzima gusa, ahubwo niyo mu bugingo bw'iteka buzaza. Urakoze rero, waha imbaraga umwuka wera, ashoza umuntu wese, kandi kugira ngo azave muri izi ntambara no mu bigeragezo ahamya kandi aguhesheje icyubahiro, kuko ibyo nibyo ukunda. Urakoze ko ubyumvishije, kandi kuko ubikoze tubyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Twibagiwe kubabwira ngo mudukorere subscribe, mudukorere share, mudukorere comment, kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.